Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tubatuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe mumaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nuko na kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakana ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri kunda kuza mu kizami. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ariko nyuma yuko Rwanda Driving College ibonye ko hari abanyeshuri benshi batsindwa atari uko batazi ibintu ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo, Rwanda Driving College yabazaniye urubuga ashobora kujyaho ugakora ibizamini mu buryo bw'iminota 20 nk'ikizami cyo kuri polisi. Jya kuri Google rero wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure, urasangaho ibizamini byinshi. Wihugure gukoresha igihe neza, nugerwaho igihe nikizakubere imbogamizi. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 utubwira ko rero ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi gatakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha uboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twakwigisha twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha iyo nimero. Warigishije mbere yuko ujya mu kizami ukeneye ko tuza tukaguhugura, koresha iyo nimero tuze tuguhugure ujye mu kizami ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame, iki cyapa urabona gifitiye ishusho, icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, inkomane banyuramo bazengurutse. B, biremewe guhindukira. C, inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhindukira. Hano urabona isoki kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ibyapa byose uzabona bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Uzamenye ko biri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Kikaba kivuga ngo inkomane banyuramo bazengurutse ariho mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni rond-point. None iyo bavuze inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda iyo ikinyabiziga cyamaze kwinjiramo ntabwo kiba cyemerewe kuba cyakata ngo gisubire inyuma, guhindukira biba bibujijwe. Ndakeka ko rero umenye inzira y'icyerekezo kimwe icyo bisobanura. Ndizera ko hano waramutamo A, ndizera ko waramusganira ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nijyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urukondo cyangwa nyira bidasanzwe hashobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese hakoreshwa ubuhe buryo kugira ngo ikinyabiziga cyawe kiva ahantu hari urukondo rudasanzwe? Hano hari ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A, inziga ishobora gushyirwaho udushyundu. B, inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyerere. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri.
A. Inziga zishobora gushyirwaho udushyundu, na B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo inziga baba bari kuvuga imipine. Imipine ishobora gushyirwaho udushyundu, imipine ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, ariko ikinyarwanda cyiza bakoresha ni inziga. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri, bagahita bafata imipine bakazirikaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kive ahantu hari urwondo rudasanzwe kiba cyahezemo. Mbibutsa ko Rwanda Driving College nyuma yo kubona ko abanyeshuri benshi bashobora gutsindwa atari uko batazi ibintu, ahubwo ari uko igihe cyababanye ikibazo, twabazaniye urubuga. Jya kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza. Jya muri komenti ya mbere niyo link ushobora kuyikandaho ikakugeza kuri urwo rubuga ukihugura kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda igihe kitakubanye ikibazo. Ushobora gusangaho n'amasomo, amatara, ibipimo, ayo masomo yose ariho kuri urwo rubuga. Rero genda wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure. Wagira ikibazo nimero yanjye biriho ugahita umbwira nkabigufashamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ubugari bwayo bukava kuri metero 2 na santimetero 75 bukagera ngo ku bipimo bikurikira. Kubihe bipimo: A ngo metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikagera kuri metero 3. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramuskandika ku papuro, ariko mbibutsa ko kode ziri koneka aho waburose mu gihugu. Tubwira karere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu umaze gushaka kode, ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera kugira ngo nugerwaho uzakorera rimwe uhite utsinda. Rero mutwanje cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa kandi iyi mizigo isumba impera y'ikinyabiziga aho metero irenga, igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese igice gihera cy'imizigo kigaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A ngo itara ritukura cyangwa akagarurumuri k'umutuku ku manywa, B agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande mu ijoro, C itara ry'umuhondo cyangwa akagarurumuri k'umuhondo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro ukuntu bigomba kugaragazwa. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Utari wahisemo rero ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Murabizi hari ahantu ikinyabiziga cyagera kikaba cyahagarara umunsi wose, hari naho kikira kikaba kibujijwe kuhagarara. Ese guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane hehe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. Ango ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose. Imihanda y'icyerekezo kimwe nayigusobanuriye, ni wa muhanda iyo ikinyabiziga kimaze kwinjiramo ntago kiba cyemerewe kuba cyakata ngo gisubire inyuma.
guhindukira biba bibujwe mu nzira y'icyerekezo kimwe cyangwa mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Aho ni kuri A. B, mu ruhande ruteganye n'ubwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. B, ku mihanda ibisikanirwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi isoki kuri cyandike wa papuro. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini, ikinyabiziga cyawe ntikiba cyemerewe kuhagarara akanya gato cyangwa kanini. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa gifite ishusho ni impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo ijambo ry'icyongereza rivuga ngo stop. Mu kinyarwanda bisobanuye ngo hagarara cyangwa se guhagarara. Urahagarara byagenze ute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahita uhagarara. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi biriya bimenyetso byaka bikoresha amatara atatu ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi. Rero wabona ikimenyetso cyaka ari umutuku ugahagarara ubonye iki cyapa. None hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye imbere yawe urahagarara niyo nta kinyabiziga uba uri kubona, kubera ko akenshi aba ari umuhanda umwe ugiye gusukira mu wundi. Noneho hari ibinyabiziga ugiye gusanga muri uwo muhanda wundi ugiye kwinjiramo, wenda se nturi kureba iburyo, nturi kureba ibumoso, kandi hari abayobozi b'ibinyabiziga ugiye gusangamo, bikaba ngombwa ko uhagarara niyo nta kinyabiziga ubona by'akanya gato, ukinjiramo ugenda gake gake kugira ngo udateze ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu waba mugomba kwitonda. Wabona ibyapa biri kukugora, ugasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College, ukareba video nagukoreyemo kwatana ibyapa byo ku mihanda. Urasoza kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga. Ndakeka ko rero ugiye kuyireba kugira ngo nugerwaho ibyapa ntibizakubana ikibazo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo hatarimo indi myanya birabujwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka. Hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane ku buryo biba bitemewe kumutwara ku ntebe y'imbere atujuje imyaka runaka. Abagomba kuba yujuje imyaka ingana iki kugira ngo yicare ku ntebe y'imbere? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, imyaka 10. B, imyaka 12. C, imyaka 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika wa papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura ntabwo aba yemerewe kwicara ku ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Njya abona ababyeyi ba hano i Kigali babyubahiriza, yabajyanye abana ku ishuri ukabona abana yabashyize mu ntebe z'inyuma kubera ko baba batujuje imyaka 12 kuzamura. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye kwiga rero tubwira uburyo ushaka kwigamo, haba mu buryo bwa online, igihe cyose waba ubonekeraho
uburyo ubwo ari bwo bwose waba ushaka birakunda kandi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, twaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya munani kikabaza ngo icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere gifite amabara akurikira. Icyapa kivuga gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere kiba gifite amabara asate. Ubwo ugiye kumbwira amabara yacyo. A, ubuso ni umweru. B, ikirango ni umutuku n'umukara. C, ikirango ni umweru n'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Wowe uratambuka mbere ibinyabiziga biri guturuka imbere, rero kiba gifite amabara asate. Kiba gifite amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Hano hari ahantu wabonye handitse ngo ubururu, umweru n'umutuku. Oya, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Dore hano kuri A bivugiye ku buso gusa, B bivugira ku kirango gusa, C bivugira ku kirango gusa, kandi bagombaga kuvuga amabara yose yagize icyo cyapa. Rero icyo cyapa kiba kigizwe n'amabara atatu ariyo ubururu, umweru n'umutuku. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo D. Ndizera ko baramutse babiguhaye mu kizamura akora mu kanya, noneho babishyizemo urahita ubikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo amatara ndangambere na ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 3 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ayo matara arangwa n'amabara akurikira. Arangwa n'ayo mabara: A, umweru cyangwa umuhondo imbere, B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, umweru cyangwa umuhondo imbere, na B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, umweru cyangwa umuhondo imbere, na B, umutuku cyangwa umuhondo inyuma ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari iso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri by'ukuri, rero ugahitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo amatara ndangaburumbarare agomba kubonwa nijoro igihe ijuru rikeye n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera nshya. Waba uri mu ntera imwe mw'izi baduhaye ukaba wabona no matara ndangaburumbarare mu ye ntera: A, ngo metero 50 nibura, B, metero 100, C, metero 150. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 200 nibura. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, metero 200 nibura. Noneho iyo bavuze ngo nijoro igijuru rikeye ujye utumenya ko ari nijoro, ariko umenye ko ikirere kiba gikeye nta gicu kibuditse kiri mu kirere. Hari abantu benshi bahita bagira ngo buriya bugiye gucya saa 11:45 gutyo. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo nijoro igijuru rikeye. Rero n'amatara ndangaburumbarare abagomba kumurika muri metero 200 nibura. Ndakeka ko waramusitamo D, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Tari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Noneho amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Noneho amatara yo kubisikana ni muri metero 40. Ibyo byose mba ngomba kubivugaho hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ufiteho amakuru uhita ubikora. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefone yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 335 16 26.
tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Waba ukeneye ko tukwigisha ukatubwira uburyo ushaka bitewe n'amasaha ubonekaho, bitewe n'umwanya uba ufite, bitewe n'aho uri. Iyo uri hafi, uri mu mujyi wa Kigali, twakwigana turi kumwe. Uri kure bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu asigaye aba ari mu Rwanda akiga muri Amerika bigakunda. Nibwo buryo dukoresha rero. Iyo uri kure twakwigisha online, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, ukajya mu kizame usa nk'ugiye kuzana uruhushya rw'agateganyo rwawe. Rero mutware cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubafashe. Mukeneye kwiga mudasobwa, koresha nimero. Ukeneye kwihugura gukoresha igihe neza, jya muri comment ya mbere, ni link irakugeza kuri urwo rubuga Rwanda Driving College yabakoreye, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo www.ibiziga.rw utangire wihugure gukoresha igihe neza, kuko urasanga ibizamini byinshi mu buryo bw'iminota 20. Iki cyaje ari igisubizo ku bantu igihe gifata. Ndakeka ko rero mugiye kubikora, ndakeka ko kandi bizabafasha gukora rimwe mugahita mutsinda. Murabizi niyo ntego. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A, hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. Mugiye kuri D bari kutubwira ngo imbere hari ikiraro cy'amatungo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano isoki kuri nta kindi ni A, ahegeye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi ibambiye. Hari inzira za gari ya moshi ziba zikoze nk'urwego. Ku bantu batari bazibona, nzabereka ifoto yabyo murebe ukuntu inzira za gari ya moshi ziba zimeze. Hari ziba zikoze nk'urwego, hari na za gari ya moshi zigendesha amapine, bikaba ngombwa ko inzira zazo ziba zitabambiye. Iki ni ikintu ngomba kukubwira kwa zino nzira za gari ya moshi, zifata ubuso bunini ku buryo hari indi mihanda igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi. Nk'iyo rero gari ya moshi igiye gutambuka, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga, baba barashyizeho amatara yaka urumuri rutukura agenda amyatsa. Iyo uhageze rero ugasanga uruzitiro rurafunguye ariko amatara ari kwaka umutuku, yakazima agenda amyatsa, uhita umenya ko gari ya moshi igiye gutambuka. Ukaba uhagaze, ikabanza igatambuka, ukabona kwambuka umuhanda wa gari ya moshi, kubera ko ikintu isanze mu nzira ihita ikigonga. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo kunyuranaho bibujwe gusa igihe, cyangwa se kudepasa bibujwe gusa igihe. Bibujwe ryari? A, igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ushagaguye. B, umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye. C, ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri wamaze kugitamo, ndizera ko isoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari isoki kuri nta kindi ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ariko iyo umurongo ucagaguye uba wawurenga bibaye ngombwa, wenda ugiye kunyuranaho gukatira ibumoso cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Noneho iyo udacagaguye ho nta na rimwe biba byemewe kuba wawurenga. Niyo mpamvu duhisemo B, umuhanda ushushanyijemo umurongo wera udacagaguye ubujijwe kunyuranaho. Ndakeka ko waramuzitamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ese mu gihe utwaye ikinyabiziga mu muhanda ni nijoro ucanye amatara maremare ariko ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uba ushobora kwitwara ute? A, gukomeza ibumoso. B, kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi. C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso kikuru wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso kikuri nta kindi ni se kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, ukazimya amatara maremare kubera ko amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora guhuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga yakwitondera iki mbere yuko yinjira mu nzira banyuramo bazengurutse, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo muri rompuwe. Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo ibinyabiziga bimuturuka inyuma umuvuduko bifite n'uburyo bimwegereye, mbe ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe n'umuvuduko bifite n'intera hagati ye nabyo. Mu gihe kuri sare kutubwira ngo ibinyabiziga biturutse iburyo n'umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibinyabiziga biturutse imbere umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B, ibinyabiziga biturutse ibumoso bwe umuvuduko bifite n'intera iri hagati ye nabyo. Kubera iki ari ibinyabiziga biturutse ibumoso? Ubundi iyo tugeze hano banyura bazengurutse twinjirira iburyo, icyerekezo cyose waba uturutsemo iyo ugeze hari abanyura bazengurutse uhita winjirira iburyo. Rero kubera winjirira iburyo ibinyabiziga byagutanze kuhazenguruka biba biri ibumoso bwawe, niyo mpamvu uba ugomba kubanza ukabyitondera ukabihinzira bikabanza bigatambuka, ukareba intera iri hagati yawe nabyo, wabona byakwegereye cyane ukabihinzira bikabanza bigatambuka. Ndakeka ko waramusitamo B, ndizera ko waramusikane kwa papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba, uri kugendera inyuma ya yutongo iri gukuramo abagenzi igashyiramo abandi. Ese uba ugomba kwitwara ute? Ngo kunyuranaho ibumoso, B gutegereza yihanganye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri kunyuranaho ibumoso cyangwa ugategereza wihanganye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, kunyuranaho ibumoso. Mu gihe uri ko hari ikinyabiziga gihagaze kiri gukuramo abantu cyangwa se abandi bari kujyamo, unyuranaho ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko niba bakubwira ngo igihe cyose ni ibumoso uzahita uvuga ko nta iso cy'ukuri kirimo, kubera ko birashoboka ko ushobora kunyuranaho mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'ikinyabiziga ugiye kunyuraho icyerekezo kiri kujyamo. Ndakeka ko waramusamo A, ndizera ko waramusikane ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga tugomba gusa, tuba tugomba gusa dute? A ngo n'umuhondo, B n'umutuku, C n'umweru. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C n'umweru. Tuba dusa umweru, tugarurumuri turi ku ruhande rw'imbere rw'ikinyabiziga. Noneho tugarurumuri turi mu mbavu z'ikinyabiziga tuba tugomba kuba dusa umuhondo. Noneho turi inyuma tuba tugomba gusa umutuku. Ndizera ko waramusitamo C, ndizera ko waramusitamo ku papuro, ndizera ko waramutse bakubajije ngo turi mu mbavu cyangwa se turi inyuma, nabyo wahita ubikora kubera ko bagomba kubivuga hakiri kare kugira ngo uhure nabyo ufiteho amakuru uhita ubikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana iki kizame urabona kino cyapa gifite ishusho, icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara bicishemo umurongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine hitamo kimwe. A birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta, B birabujijwe guhagarara umwanya munini, C birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo parikingi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hano iso kuri nta kindi ni B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, murabizi tuyamo kwatana n'ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo ukibonye kino cyapa urahagarara, ariko ukaba utahagarara umwanya munini. Ndakeka ko rero waramutamo B, birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro, ariko nkwibutsa ko iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo binagufasha kwatahura igisubizo cy'ukuri. Niba uzi ko icyapa kibuza ukabona mu bisubizo bine bagwaye hari ahavuga ngo birabujijwe, n'ubundi ushakira muri ibyo ngibyo. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Icyapa cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga cyangwa se cyerekana ahantu hari igaraje. Icyo cyapa kirangwa n'amabara asate: A ngo ubururu, umweru, umutuku; B umweru, umukara, ubururu; C umutuku, umweru, umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, umweru, umukara, n'ubururu. Murabizi biriya byapa by'inyongera birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru, n'ibirango by'umukara. Bari bakubajije amabara, niyo mpamvu bagombaga kuvuga ngo umweru, umukara, n'ubururu. Umweru, ubuso bw'umweru; umukara, ibirango by'umukara; ubururu, umuzenguruko w'ubururu. Ndakeka ko rero waramutamo B. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntigishobora kurenga ibihe bipimo: A ngo iby'inyuma metero 3, B iby'imbere metero 2 n'ibice 70. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iby'inyuma metero 3 na B iby'imbere metero 2 n'ibice 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, iby'imbere biba bigomba kuba ari metero 2 n'ibice 70. Kubera iki? Ushobora no kubona bavuze ngo ni metero 2 na santimetero 70, ntibizakugore. Ikindi gihe ushobora kuzanga mu kizambi banditse ngo ni metero 2 n'ibice 7, ntibizakugore. Murabizi zere iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. Kwanga iby'imbere metero 2 n'ibice 7, metero 2 n'ibice 700, metero 2 n'ibice 70, ibyo byose aba ari kimwe zere iri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizambi cy'uyu munsi kirabaza ngo umuyobozi ubonye ko hari undi mukurikiye ashaka kumunyuraho agomba kubahiriza ibi bikurikira. Uri gutwara mu nzira nyabagendwa ukabona ko hari umuyobozi w'ikinyabiziga guturuka inyuma ushaka kunyuraho. Ushaka kubahiriza iki? A ngo kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda; B kongera umuvuduko; C guhagarara. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda na C guhagarara nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, kwegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuha umwanya uhagije, kubera ko abagiye kukunyuraho mu ruhande rw'ibumoso. Rero wegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda kugira ngo umuhe umwanya uhagije. Ndakeka ko waramutamo A. Ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Utari wese mo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizami dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose dushyizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko ni icyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita usinda. Mbibutsa ko Rwanda Driving College yabazaniye urubuga aho ushobora kujya ukihugura mu buryo bwo gukoresha iminota 20, kubera ko hari abanyeshuri batsindwa atari uko byabananiye, ahubwo ari uko igihe kibabanye ikibazo. Rero Rwanda Driving College yaricaye bakorera urubuga. Jya muri comment ya mbere ni link irakugeza kuri
kuri urwo rubuga, cyangwa se ujye kuri Google wandikemo ngo wa#ibisiga.rw utangiye wihugure gukoresha igihe neza. Ukeneye kwiga tubwira amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye, iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza cyane tukakwigisha, twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi uri hafi gukora kanda subscribe kugira ngo ikizami cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.